ndamubwira twese uko utatuzi twasangira ikigage cyane twarana ku gitanda cyane Pastor P bazi ko ngiye najyaga nanga nyine kujya kurara mu rugo kandi pe dufite igitanda nkavuga inshuti yanjye kanje kurana nayo hasi hajya kwisanisha nayo ariko aje arambwira ngo ntago nakume numvise mbabaye numva nyine birandenze muhamagaye uskinu yavuze cyaransekeje kiranambabaza ariko umwana yarayifashe amaze kuyifata aramubwira ati mami bari kuguhamagara kuri telefone ubwo ngo ni b'abanyafrika ngo bakubiye inkubiswi ngo ni b'abanyafrika b'inkubiswi ariko uri kumwumva se cyangwa ngiye bivuze ndi kumwumva ubwo ni b'abanyamerika mudogo wanjye ndamubwira icyakuzanye ndagifite ni igifomo arambwira ati none niba ari igifomo wagifashe ukakijyana kuri airport ukareba kuza for sure gutyo Pastor P gutyo mudogo ego Shabi karame muri iyi minsi abantu biharajwe utuntu ati iminsi mikuru igiye kugera uti ariko uti ngiye njya mfata ihumi yanjye cyase mushiti wanjye namuhamagara ngo uri hakurya akahita nca amazi nyine akanyirengagiza abajene benshi nyine ngo bari kugenda babakurizaho weho izo story ko wagiye ubana nabo kandi ukaba uri muri ibi bice n'ubundi hari amakuru wowe ufiteho se weho hari bashiti bawe ufiteho baba bagutenguha ku buryo wenda ibyo bageze bari kuvuga ari ukubesha cyangwa n'ubundi wasanga ari kwa kundi bavuga abantu kandi hari ikintu baba bakoze Pastor P urakoze cyane kagusubiza ku kibazo nyine umbajije ibyo bintu abanyamerika barabikora ibyo bintu abantu bari kubidukora cyane ugasanga nyine ufite inshuti 5 6 cyangwa 10 biterwa nabo mwabanye cyangwa nizirenga ugasanga iminsi mikuru ko yegereje bari abanyafrika bagiye kudutesha umutwe baranyi abanyafrika bagiye kudusaba amafaranga ukanasanga ndi no kumwandikira kuri telefone ushaka no kumusuhuza ushaka kumenya ngo inshuti yanjye imeze ute yaramutse ute imeze ute sereka mwumve twitere n'udustori nk'uko byari bimeze akagira ngo ugiye kumusaba amafaranga akanga kugufata rimwe na rimwe ugasanga na telefone ntabwo ikiriho cyangwa se yagushyize blacklist yarakubrotse ibyo bintu biriho cyane Ngiye ko se Shabi wenda cyane ko wabanye nabo bakiraha sibyo ndavuga wenda abagiriwe amahirwe bakagenda urabona imyaka ufite ntago waba warabanye na bake bariyo ndabizi cyane bose bwo hari wabigukoze ku buryo wenda watanga nk'ubuhamya bw'ibyaba byarakubayeho cyane byagenze ute rero shangiye none nibwo ari ukuvuga ngo ni umuntu wakure ni umuntu w'umufamiliye shuwa ego familiyani arabikora cyane rwose cyangwa wamuhamagaye bya bindi byanyu ntabwo namuhamagaye bya bindi byacu ahubwo ngewe nshaka nagize akabazo kandi wibereye nyine ugiye kuryosha ugiye kuyatwika dore ko haje ibintu ngo utubari ngo mwagiye kwinywera inzoga cyangwa se kuryosha n'abashuti banyu kamwesha ngo ufite ikibazo kandi nta kibazo ufite reka ngiye nshatse wenda kuvuga ngo nshaka amafaranga nakubwira ati Pastor P ngiye ndumva nshaka ibihumbi 10 mfite ikibazo kiniki cyangwa se ndumva inyota inyishe ndetse ndamutse nakubeshye si wayama kauta yamaye ufite ikindi kintu wayapangiye God story y'uburyo byaje nahamagaye mudogo wanjye buriya mfite mudogo wanjye umwe mfite mudogo batatu bavukana na mama kandi bose baragiye urumva ngiye ni mama wanjye wenyine usigaye mama wanjye tubana mfite mudogo wanjye mukuru nyine niwe twumvikana cyane niyo nshobora no kubwira ngo mfite ikibazo kinini akaba yanyumva rero navuze ati mudogo wanjye ntago buri munsi muramubwira ngo mfite ikibazo cyangwa se ntabimubwira akibwiriza nk'umuntu w'umubyeyi reka ndabure na mudogo wanjye wundi muhamagaye uskinu yavuze cyaransekeje kiranambabaza ariko umwana yarayifashe amaze kuyifata aramubwira ati mami bari kuguhamagara kuri telefone
ubwo ngo ni ba banyafurika ngo bakubinkubiswi ngo niba abanyafurika binkubiswi ariko uri kumwumva se cyangwa ngiye bivuze ndi kumwumva ubwo ni ba banyamerika mudogo wanjye arangije arambwira ngo sorry ngo ihangane ngo ntabwo urenze ko ari wowe ndamubwira none niba utaruzi ko ari njyewe wundi bari kuguhamagara kumva nk'aya magambo yari kugufata gute yego ngende umwana wawe njye ubibwiye undi wo ku ruhande byari kugenda bite yari kwifata gute nyine numva birambabaje numva birandenze nawe yasa mudogo mfite ikibazo iki n'iki ukubona ko iminsi mikuru yegereje nta nubwo ari na kera ni umusibe ejo ko uri kubona iminsi mikuru yegereje biragenda gute arambwira ngo nta mafaranga mfite ngo ariko kubera ikimwumva ko ahangaha twaje gucukura amafaranga kandi umaze n'iminsi urwaye menshi njye nayo ndi kumva nyine nishakira kwirira imbuto nayo ndi kuzana ibiryo nyine nkumva ntabwo bimeze neza mu kanwa hano twaje gucukura amafaranga ndambwira mudoyi Imana izamfashe nanjye nzi kandi koko nzaza ndamubwira icyakuzanye ndagifite ni igifomo arambwira ati none niba ari igifomo wagifashe ukakijyana kuri airport ukareba kuza for sure gutyo pasitapi gutyo mudogo ego nyine ndavuga nyine birandenga ndavuga ati mbese yarazi ko umaze iminsi urwaye ego yarabizi ahubwo hafite akabazo yagiranye n'umugabo wiwe arambwira ngo njye kumukorera nyine ibintu byenda byo kuvuga ngo umugabo we bubakanye amazu none ningeyo njye kumwibira amadosiye y'inzu yamushyire ku posita ndavuga oya uko mwahuye ntabwo mbizi nuko muzasubirana ntabwo nkuzi ntabwo ngiye nakwivanga mu bintu byanyu ariko numva ko ibyo ngibyo twabivuganyeho nyuma ntabwo numvaga nyine ko ari ibintu yakomeza ko ari ibintu biri ku mutima we ni gutyo nyine ahita ambwira ayo magambo ndavuga rero uko byagenda kose abanyamerika si mama wacu abanyamerika n'abana b'abantu abanyamerika mani barahinduka ugasanga nyine umuntu yari inshuti yawe yari nyoko wanyu mwumvikana ari asa naho nyine umufata nka mama wawe bikarangira ese Shabi ukimara kumva agusubije gutyo kandi wari umaze n'iminsi urwaye cyane ko n'abantu barabibona ko umaze iminsi utagaragara kuri cano cyane kubera Shabi yari amaze iminsi arwaye ukimara kumva akubwiye gutyo kandi wari umaze iminsi urwaye wabyakiriye gute kandi ari umuntu wari wizeye nka mudogo wawe wumva n'umuntu w'umufamili ntabwo nabyakiye neza nahise mbibwira mama wanjye nyine mubwira amagambo ambwiye kuko nari mbabaye cyane numva nyine bimbabaje kuko ngiye byarandenze ndavuga ibintu ntabwo bibaho ndamubwira ati nawe nzaza ku magambo mbwiye ati ni igifomo cyakuzanye igifata ukijyane kuri airport ndebe kuza ko urira iyo ndege yarambwiye mbese iyo ndege ni iya papa wawe ni iya mama wawe papa wawe se niwe wize gutwara indege uko ndavuga mbega ndavuga ubimbwiye ubu ngubu ariko ntabwo uzongera kubimbwira kareka ubuse ko yani mudogo wawe ubwo urugero hano turi live kuri YouTube isaha ku isaha ushobora kubona nk'ikiganiro urumva aramutse akibonye nta kibazo noneho ko wazongera kugira ikindi kibazo noneho unamuvugishe cyangwa se akaba yakurakara nyine kuba wenda ubivuze gutya akaba ari wibone nabibona uri kubona ari bubyakire gute kuba yabyakira neza of course kuba yabyakira nabi it's up to you wowe kumva nta mayira wisibiye nayo kubera yuko niba yarambwiye kuriya nta rukundo amfitiye ntaruko ariko hari igihe umuntu wenda yaramutse nabi cyangwa se ko waramuka nabi ntabwo bivuze ko wancyurira ukambwira ngo ufata igifomu kijyane kuri airport cyangwa ngo ugiye kumbwira ngo mbese ngo papa wanjye ngo mbese ngo twara indege se mbese papa we ni pilote ayo magambo ntabwo nshaka kugira ngo nyumve uramutse umbwira ati nta mafaranga mfite yihangane mukobwa wanjye kuba naramutse uyu munsi ejo nzaba naramutse nari kubyumva
ntabwo umuntu aramuka buri munsi. ariko birumvikana, ariko abanyamerika bose siko ari babi. Hari igihe wenda uwo ari family yawe, wenda ari mudogo yawe wabikoze gutya, ariko inshuti yawe ikaba ibigukorera cyangwa se undi muntu wahandi. Mfite inshuti zibinkorera pe, mfite inshuti zivuga ati chance, cyane cyane nk'inshuti zanjye ebyiri. Mfite abashuti babiri, Denise wundi na Fiona. Ndabakunda cyane, aho muri hose mubimenye. Mwana abona kino kiganiro cyanjye gitambutse, ndabakunda cyane. Ntago bigeze amereza ibya mirenge. Ariko nkaba mfite n'indi nshuti ya kera yitwa Janeti, yagiye dufite imyaka 8. Iyo nshuti yanjye niyo navuga ngo niyo hari kugezana n'ubu kuba mezuku, kuba nsa gutya, niyo Janeti warakoze aho uri hose, ndagushimira cyane. Janeti yanyitayeho nka murumuna we, nta kintu dupfana kubera kugusa twaturanye. Kandi tena nkagira n'indi nshuti twaturanye, twabanye, twabyirukanye, twasangiye akabisi n'agaye, twasangiye umutsima wa Nyamuca bamwe na bamwe barayizi. Twasangiye ikijumba cy'Imwange, tugasangira amashu y'Imwange, tugasangira intoryi zo ku Gaseke. Yagiye muri Amerika, igarutse. Iyo nshuti yanjye nyine ndi kukubwira ubu ngubu, yagiye turi n'abakuru dufite imyaka 14. Urumva umuntu ubu ngubu ufite imyaka 23, yagiye dufite imyaka 14. Urumva ntago ahita yibagirwa. Yego ushobora wenda kwibagirwa ukavuga ati uyu muntu derukana kera wenda yabaye inkumi angana gutya, ariko ntago wandira gutya physically mu maso ngo nyoberwe. Yaraje duhurira ahantu bita mu Kabeza nyine n'ubundi Ikirehe. Arangije ngewe musuzanya nyine urugwiro rwinshi cyane. Urumva ni inshuti yanjye ya kera, yagiye nta kibazo dufitanye, yagiye muherekeza numva nyine ndamubikunze, mukunze nawe. Najya namubona kuri Facebook nyine nkumva ndishimye cyane, nkabona inshuti yanjye isa neza, nkumva ndabyishimiye cyane. Nara n'uburyo kiyahindura ubuzima, twese turi abakene, turi cheap, turi hasi, mwe turi underground, turi under. Ntago ubu ngubu ubwo hari n'abantu wenda bashobora no kumubona akavuga ati umwana iwabo barifashije n'abantu badanje. Icyo gihe turi hasi. Aje ndamusuzana n'urugwiro rwinshi cyane, ndavuga ati inshuti yanjye yaje, inshuti yanjye nari nkumbuye. Arambwira ngo sorry ko nakumenye, wanyibwira. Sure. Pastor P nabuze ikintu mukorera. Ndavuga wowe mwibwira ngo nyine ngurinde ko nakumenye. Ndavuga nshuti ya nawe koko. Umujinya waranyishe. Ndafata inshuti yanjye, ndi kumwe n'inshuti yanjye yitwa Mulisa Fiona, n'undi mukobwa witwa Muhoza. Ndamubwira mani ntadusuzugure. Ndamubwira twese uko tutatuzi twasangira ikigage cyane, twarana ku gitanda cyane, Pastor P bazi ko ngiye najyaga nanga nyine kujya kurara mu rugo kandi twese dufite igitanda. Nyavuga inshuti yanjye kanje kurana nayo hasi, hajya kwisanisha nayo. Ariko aje arambwira ngo ntago nakumenye. Numvise mbabaye, numva nyine birandenze. Mpita mfata izo nshuti zanjye ndamubwira ati mani sendike ni muri Amerika banywa, muze tugende tuzime ngenda zibagura ku giti cyanjye. Si n'inkoko tugende ariya muri Sun City badukorera inkoko, tunywe Heineken dutahe. Bibwira izo nshuti zanjye z'Amerika, ndabwira ati sha nyine mutuzo ntago yamenye, ngo ntago ari kunyibuka, ntago yamenye nimwibwire. Barumirwa baratangara cyane, baravuga ati none se niba watakumenya twebwe yatumenye dukuze, mwebwe muziranye guhera muri abana mutubana icyondo mukorana iby'abana, none twebwe tumenye dukuze, none twebwe yapfa kutumenyara.
nyine Pastor P nicyo gituma ndi kukubwira ngo abanyamerika barahinduka nyine bitewe n'iki n'amafaranga bitewe n'aho bari bitewe n'ibyo bagezeho ako baba bari kwirengagiza ko natwe tuzagera natwe nyine tuzabicira mu maboko yacu tukabibona bagatangira bakaba batubwira ngo kanga ushyire ku rubuga rw'ubukwe bwanjye ati sha nyine muri umuntu wanjye afite ubukwe kanga ushyire ku rubuga nyamara kandi yarirengagije ko yambwiye ngo ntago yamenye icyo gihe ariko nshyira ku rubuga cyangwa se ariko mbwira ngo mutwererane ntabwo azambwira ngo nimwibwire ntabwo azambwira ngo mwibwire nyine Pastor P uko nguko abanyamerika hari abanyamerika bafite umutima hari n'abanyamerika ujya usanga rwose wagira ngo umutima yawusize ahangaha yabaye undi wundi yarahindutse urumva rero muri famiye mbafitemo mu nshuti zanjye mbafitemo usibye n'abanyamerika n'abahanga barabigukora abizeza ko afite amafaranga akubwira ati ndabizi Pastor P agiye kumpamagara ndabizi bu telefone igiye gushyuha ku gutwi ahubwo reka ngure telefone bibaho cyane Ese Shabi ariko n'ubundi nk'abo bantu se bakiri aha n'ubundi se wabonaga ariko bimeze n'ubundi bazagira bakaguhinduka cyangwa iyo bari aha mubona nyine muri inshuti nta kibazo Pastor P yakiri hano kubera ko mwese mwamungana akwereka umutima mwiza kandi yajya no kugenda akakubwira ati Pastor P no kuri kw'Imana nzagukorera nzagukorera ibihumura ndahari uri inshuti yanjye ntabwo nahinduka nk'abari abagiye urumva nawe wenda bafite n'abandi wenda bahindutse kuri we akumva ko nyine we uwo mutima atazigera awugira yego ntabwo we bikwereka yuko azahinduka ahubwo ahinduka ariko yagezeyo ubwo se wewe nugerayo nawe uzahinduka Pastor P ntabwo mbizi ntabwo ngiye kwihara ntabwo ngiye kwihara ntabwo nakubwira ngo ntabwo nzahinduka ntabwo nakubwira ngo nzahinduka nshobora guhinduka bitewe n'abantu batumye mpinduka second two nshobora kudahinduka bitewe n'abantu bambane cyangwa banyeretse n'uwo mutima wo kudahinduka ako siko bose bahindutse kuri njyewe yego yewe ntago mbizi ntago ngiye kwizeza ibitangaza ngo nyine ngo Pastor P ngo urabona ngo ndi inshuti yawe ngo bya niba wenda muri njyewe Imana yandamukiye nzavuga ati Pastor P uzi ko burya akeneye agacupa hakagura Pastor P ni umupapa afite abana akeneye kugurirwa ku gafuka k'umuceri kubera ko mbitekereje nzakagura cyangwa se wenda nanjye mpindurwe n'abandi kuko n'abandi bagiye bahindurwa Pastor P ari ikintu nagiye mbona nyine cyane cyane no ku banyamerika ugasanga abanyamerika uwagiye mbere n'uwagiye nyuma bashaka kugira ngo bahiringanire ukasanga undi ugiye nyuma ashaka kugira ngo nyine ahite ajya mu marere ya wa wundi wagiye mbere kandi uwagiye mbere yakoze mbere yabigezeho mbere nabo yahaye yarabahaye baranamushimye baramubwira ati Imana isubiza aho uvanye kandi koko Imana ikanasubiza n'aho avanye wowe rero ukajya kumwishinga ugasanga yiguriye ibipangu ugahita uvuga ati Mana yanjye ubwo Pastor P yaguze ibipangu ubwo nanjye ngomba kugura igipangu ubwo afite 2 cyangwa ubwo afite 3 reka nanjye ndebe uko nagura ka konoshi turinganire ubwo afite kadastri kanze nkuka nanjye ngure ka su kadastri uri kwirukanswa n'iki uri kujya he bajya bavuga ngo yatinze niyigutegera iyagutindije iragutegera kandi bajya bavuga ngo iyi Imana iguteye iteka igutekera ifiriti mu mibyizi uri kwirukanka ujya he Shabi bari gushaka iterambere ibyo ntago mbihakanye ako si kubera iki nshaka kuringana na Pastor P kandi Pastor P yaratangiye gukora kera ndashaka nyine gukora vuba kugira nanjye ngere ku rundi rwego kora vuba ariko wikwirengagiza inshuti zawe ziri inyuma
kubera ko nawe Pastor P wabigezeho waramanje kwita kuri ziriya nshuti zawe ziri inyuma, kandi n'ubundi ajya avuga ngo icyawe ntaho kijya, ntaho kijya, uri kukirukankira ariko kiri imbere yawe, ugomba kugifatisha n'amaboko yombi, ariko uri kwirukanka ufite ubusambo bw'iki, ibintu ko ari ibyawe. Ibaze ko nanjye kano kanya nicaye hano ndi kuvuga ngo mu minsi mike nayo nzaba mfite inzu, ariko ntabwo ndi kubyirukankira. Ariko urabiteganya? Ndabiteganya. Uri no kubiharanira? Ndi no kubiharanira, ndi kubikora ariko ntabwo ndi kubyirukankira. Inshuti yanjye rero wagezeyo ugahinduka ukumva yuko utafasha mugenzi wawe, kandi uzi ahantu wamusize, waramusize ari kurya ikijumba, waramusize akiri kumukobozanya, ubu uri gutekereza ko ari kurya iki? Yaratekaga ikiro kimwe cya kawunga mukagisangira, ubu uzi neza ko ari kurya iki? Ahubwo ngo uri kwirukankira iterambere, uri kwirukankira ibintu ufite mu ntoki zawe, uri kwirukankira ibintu uri gukozaho imitwe y'intoki yawe. Uri mu biki? Uri guharanira iki? Niba utamanje kureba mugenzi wawe ngana kubwira turakoze Imana isubiza uvanye. Ubundi Pastor P ngiye ikintu njya maranira kumva ko nyine basi ku munsi nagira nyine umuntu wambwira ngo Imana ivuhe umugisha, nyine mba numva mbishaka, nyine nkumva Pastor P nagukora akantu kambwira ati Shabi Imana ikongera umugisha. Abantu duharanire muri kino gihe, duharanire kugira ngo umuntu nyine umuntu agushima avuga turakoze Imana isubize uvanye. Imana niramuka yabonye ko wamuhanye n'umutima mwiza kandi ubikunze, izashyiraho n'ibindi, n'ibyo utazi Imana ikubikiye izabiguha. Ariko abantu bakiri igihe twabaye dufite imitima nk'iyimbunda. Duhinduke rero, duhinduke tureke kwirengagiza bagenzi bacu, duhinduke tureke kubumvira ubusa. Mugenzi wawe ari kukubwira ko yakababaye, kubera iki isa ari wabwiye, mweretse ko ntacyo avuze imbere yawe. Duhinduke inshuti zanjye, duhinduke inshuti zanjye, twumva abandi, inshuti zanjye dutega amatwi abandi, inshuti zanjye dufasha abandi. Ibyo bintu nitubiharanira n'Imana yo mu ijuru izabyumva. Ibyo bintu wifuza, ukaba wifuza igipangu, ukaba wifuza igikuyu cy'inka, ukaba wifuza kwambara neza, kurya neza, gusa neza, Imana izabiguha kubera ko nyine nawe wafashije.